ikaze kuri Shine with Scripture. Uyu munsi tugiye kuganira ku ki? Amafaranga. Amafaranga rwose. Muri iyi minsi amafaranga tuyariho, ariko uyu munsi ikintu tugiye kuganira ku mafaranga cyane ni uko dukwiriye kubona amafaranga. Amafaranga tuyabone gute? Ubundi amafaranga ni iki? Wibuke niba utarakora sabu rwose, katuguha amasegonda abiri wikora. Segonda abiri arashize, ariko icyo kintu ukoze ni icy'agaciro gakomeye. Reka noneho rero tugende turebe ubundi ni gute ukwiriye kubona amafaranga. Hari umuhanga umwe wavuze ngo amafaranga ni ikintu twakoze twumvikana agaciro tugomba kugira. Ni ukuvuga ngo amafaranga si ariya tubona, ahubwo amafaranga ni agaciro twahaye kiriya kintu tubona. Kuko kiriya ni igipapuro kiri printed, ni igipapuro kiba cyasohotse. Rero agaciro twumvikanye tugomba kugiha niko katuma kigira agaciro nyine. So amafaranga rero nuko ubundi dukwiriye kuyabona, ariko se tuyafate gute? Tuvugishije ukuri, hano umuntu umwe wabivuze ngo, ariko njya numva abantu benshi banabivuga ngo aho honze aho kubise haroroha. Kandi koko nibyo. Amafaranga rwose nta kintu atakora usibye kukubuza gupfa. Urupfu iyo rwaje nibwo rwonyine utaha amafaranga, naho ibindi byose ubanza amafaranga arabikora. Simbizi ariko ibyinshi. Kandi hari n'abavuga ko iyo umuntu afite ijana atabura ijambo, kandi koko nibyo. Amafaranga urumva ashobora kugura ibyo kurya, imyambaro, agakodesha inzu, cyangwa se agatuma wigurira iyawe. Rero iyo ufite amafaranga rwose ibintu biba bimeze neza. Hari n'umunyamakuru umwe wavuze ko hatabayeho amafaranga ngo habeho ubuhahirane, mu kwezi kumwe twaba tumaze guta umutwe. Amafaranga ni ikintu nyine ubona dukenera mu buzima bwacu, ariko mwa bantu mwe tugomba kuyabona gute? Amafaranga tuyabone gute? Amafaranga ubundi ari umusizi w'umunyanorvege witwa Gabor An yaravuze ngo ufite amafaranga wagura ibyo kurya, ariko ntiwayatanga ngo uryoherwe. Wayagura imiti, ariko ntiwayagura ubuzima. Wayagura igitanda, ariko ntiwayagura ibitotsi. Wayagura ubumenyi, ariko ntiwayagura ubwenge. Wayagura uburanga, ariko ntiwayagura ubwiza bwo mu mutima. Wayagura umwanya w'icyubahiro, ariko ntiwayagura urugwiro. Wayagura ibitwenge, ariko ntiwayagura ibyishimo. Wayagura inshuti, ariko ntiwayagura inshuti magana. Wayagura abagaragu n'abaja, ariko ntiwayagura ubunyangamugayo. Ibyo turabyemeranya ko amafaranga atabikora, ariko wibuke amafaranga n'ubundi afite akamaro. Hari akamaro afite, ibyo turabizi, ariko nyine tuyabone gute? Umuhanga yabivuze neza ukuntu tugomba kuyabona. Nibyo hari ibyo amafaranga agura, ariko hari n'ibindi atagura. Bisobanuye ko rero tugomba gushyira mu gaciro ku birebana n'ukuntu tubona amafaranga. Wibuke iyi ni Shine with Scripture. Nyine tuzana amahame ya Bibiliya tukayashyira mu buzima, tukareba twashyira mu bikorwa ubuzima bwagenda neza, tugakomeza kubikora. Ibi biraza guhurira he n'amahame ya Bibiliya? Amahame ya Bibiliya hari ikintu ari buze kudufasha hano. Ibyo rero nibyo turi gukomeza kugenda tureba. Ubundi muri Timoteyo wa mbere igice cya 6:10 avuga ko gukunda amafaranga ari umuzi w'ibibi by'ubwoko bwose, kandi hari abantu bayaririkiye maze bihandisha imibabaro ahantu hose, imibabaro myinshi. Iyo umuntu aha agaciro amafaranga mu buryo bukwiriye, akazirikana ko atunga umuntu aho kugira ngo ayatunge, buriya bituma agira ibyishimo no kunyurwa. Amafaranga agomba kugutunga, ntabwo ugomba kuyatunga. Ibyo bizirikana.
kugira amafaranga ubwabyo si bibi, oya. Niyo bibure tuvuga rega, ibintu bigendaho ukuntu ikomeza, ukuntu itugeraho byose ni amafaranga. Ahubwo buri ikibazo ni ukuyakunda. Gukunda amafaranga birenze urugero bishobora gutuma utana n'inshuti n'abavandimwe. Namwe murabizi hari aho biba. Ubuse twirirwa dusubiramo ingero z'ukuntu iyo ugurije umuntu mwari inshuti, ibyo bishobora gutuma mutandukana atakubereye inyangamugayo, neza mukaba abanza ahubwo mukanangana kurusha n'abanza. Ibyo twirirwa tubisubiramo. Baranakubwira bati niba ushaka kugumana inshuti yawe ntuzayiha amafaranga. Hareze ubwo urumva nyine nayo iyo ikeneye amafaranga iba igomba kureba inshuti yayo hafi kugira ngo iyigurize. Rero amafaranga kuyatunga ni byiza, anadufasha mu bintu byinshi, ariko tugomba kuyaha agaciro akwiriye. Tugomba kuyabona mu buryo bushyize mu gaciro, nkuko muri Timoteyo habivuze wa mbere igice cya 6 umurongo w'10. Nukunda amafaranga uzaba ari umuzi w'ubwoko bwose, urimo urahereza umwanya mu buzima bwawe. Jya ureka gutunga ntukayatunge, yabone mu buryo bushyize mu gaciro, ntutuma gutanya n'inshuti n'abavandimwe. Ariko iyo mindset irakomeye. Kubona amafaranga mu buryo bushyize mu gaciro birakomeye cyane. Utekereza ko amafaranga ashobora gutuma abantu bavukana bagirana ibibazo iyo bagiye guhana imirage cyangwa hari ibyo ababyeyi babo babasigiye. Nabonye ukuntu bamwe bashaka gutwara byinshi abandi bagashaka kurya abandi mu mibare. Umuntu akakwigarika kandi muvukana, kuvuga si umuntu n'umunsi cyangwa barampinduriye. Ibyo byose rero ni amafaranga ni akasamutwe. Nanone buriya amafaranga atuma abantu bagira urwikekwe rushingiye ku mafaranga. Urugero, iyo umuntu afite amafaranga bahora bamuserereza bakamubwira uri umukire mwana wowe urabona. Hari n'igihe nanone umuntu uba ufite amafaranga atekereza ku bakene akagira ngo ubukene nibwo butuma bakomeza gukena. Izo nzikekwa rero zishingiye ku mafaranga bituma abantu badakomeza kumvikana. Umukene agatekereza ati bari abakire ni abanyamururumbu bakunda ibintu. Umukire nawe akavuga ati ariko uri iyi wundi yabuze iki wagira ubushobozi, buriya si umunebwe. Rero nanone ibyo bikaba ikibazo cyane. Buriya nanone abakire ntabwo bakunda umuntu uhora abibutsa ko ari abakire. Ngo abandi bana se bifitiye base b'abakire, biriya bintu ntabwo ari byiza rwose. Niba bajya kunabikora byo byihorera pe. Bibangamira abantu bafite amafaranga. Ngo bati se mama twe turi abakene, iyo modoka yanyu twayigezaho se. Ibintu nk'ibyo bibangamira abantu bafite amafaranga. Ubwo rero muri rusange ibyo biterwa n'amafaranga, inzikekwa zishingiye ku mafaranga. Ariko twese nitubona amafaranga mu buryo bukwiriye. Hari umuhanga wavuze akantu keza ndamukunda, yaravuze ngo amafaranga uzareka kujyane aho ushaka wowe. Uzareka amafaranga kujyana aho ushaka, ariko ntuzemere ko akubera umushoferi. Ntuzemere ko akubera umushoferi. Uzemera kujyana aho ushaka, ariko ntuzemere ko akubera umushoferi. Ku kantu mujye mukazirikana rwose. Amafaranga nibyo ni meza, ariko tuyabone mu buryo bushyize mu gaciro. Hari ibintu rero Bibiliya igenda ivuga ku bijyanye n'izo ngingo. Ubundi Bibiliya ivuga ko amafaranga aradufasha, ntabwo ari mabi. Nta nubwo Bibiliya icira y'iteka abayafite. Niyo baba bafite menshi, niba ufite n'amafaranga menshi ntugire ikibazo. Nta kibazo kiraho, nta kibazo ufitanye na Bibiliya. Ubundi ikibazo rigasa ubwinshi bw'amafaranga wowe utunze, ahubwo ni agaciro uyaha nicyo kibazo. Bibiliya itanga inama rero ku bihereranye n'amafaranga ndetse no gushyira mu gaciro mu bijyanye n'ukuntu tugomba kubona ibijyanye n'amafaranga. Ndaguhera ingero zimwe. Imigani 23:4 aravuga ngo ntukirushe ushaka ubutunzi,
kuko bwitera amababa nk'akagoma. Ubundi amafaranga nuyiruka inyuma nta nayo, usibye ko niyo uyirutse inyuma nta nayo ubona, ariko ntukiruke inyuma y'amafaranga kuko bishobora kuguteza akaga ko kurwara indwara zo mu mutwe n'izindi ndwara, izo mu muhogo, iz'umugongo, cyangwa se ukaba ushobora kurwara stroke, ushobora no kugira ibindi bibazo. Ijya ukora ibyo ugomba gukora, hanyuma amafaranga agukurikira. Shaka icyo amafaranga ashaka, amafaranga azakwizanira, azagukurikira. Aho kwirukanka inyuma ntabwo byazavamo rwose. Jya ushyira mu gaciro ku bijyanye n'ukuntu ushaka amafaranga. Iyo ni inama ya mbere, si iya mbere. Iya kabiri, Abaheburayo igice cya 13:5 avuga ko imibereho yacu itagombye kurangwa no gukunda amafaranga cyane, ahubwo tugomba kunyurwa n'ibyo dufite. Buriya iyo udashimiye ibyo ufite, nta n'ibindi ubona gutyo. Banza unyurwe n'ibyo ufite, bizakurinda guhangana n'imihangayiko myinshi cyangwa bigutesha umutwe. Hanyuma nanone nugira n'ibyo utakaza, ntabwo uzapanika. Ahubwo noneho nyuma yo kunyurwa buriya uba ushobora no gushaka n'ibindi birenze kuri ibyo ngibyo. Ubwo rero muri rusange, nyurwa n'ibyo ufite bizagufasha no kubona ibindi, ariko uba ugomba gukora, nyamuneka ukagira amafaranga. Bibiliya nayo bivuga neza ko ugomba gukora, we ntuzareke gukora, ariko nanone ntugapanike. Wibuke ureke amafaranga kujyana aho ushaka, ariko ntuzemere ko akubera umushoferi. Imigani igice cya 11:28, umuntu wiringira ubutunzi bw'azagwa. Amafaranga ni meza, ariko ntukayagire ishinganwa ukabyara. Buriya amafaranga ateza ibibazo mu ngo, kandi amafaranga ntabwo aruta urugo. Ntabwo amafaranga aruta umugore washatse, ntabwo aruta abana wabyaye. Wapi? Amafaranga ntabwo aruta ubuzima ku buryo yatuma wiyahura. Ntukayahe rero agaciro kurusha ibyo bintu ufite utunze, ni ukuvuga umuryango n'ubuzima bwawe. Ntukumve ko amafaranga ari ay'ingenzi kuruta amasezerano wagiranye n'uwo mwashakanye, cyangwa ngo arute ubuzima bwawe n'ubwawe. Jya ubona amafaranga mu buryo bushyize mu gaciro. Kandi amafaranga urabizi araza akongera akagenda. Rero ntukayishingikirizeho cyane ngo uyagire ishinganwa, nta nicyo kintu cya mbere mu buzima. Kubera ko muri Luka igice cya 12:15, nubwo wagira amafaranga gute, ntabwo ubuzima bwawe bwava mu mafaranga utunze. Ibyo rwose ubimenye. Reka noneho turebe ni gute wakwigenzura kugira ngo urebe niba ukunda amafaranga. Uzibaza ibi bibazo uzahita umenya niba ukunda amafaranga cyane. Amafaranga yatunge, ureka kujyana aho ushaka hose, ariko ntuzemere ko akubera umushoferi. Amafaranga najye mu mwanya wayo, uyashyire mu mwanya agomba kuba arimo. Ikindi, nushaka utunga ibya mirenge nta kintu bitwaye, ariko agaciro k'amafaranga ujye ushyira mu gaciro. Gahe cya mbere, ese nifuza gukira vuba? Kabiri, ese ngira ubugugu? Gatatu, ese ngira ubucuti n'abantu bakunda kuvuga iby'amafaranga no ku byo batunze? Kane, ese njya mbeshya kandi nkariganya kugira ngo mbone amafaranga? Gatanu, ese amafaranga mfite atuma numva nkomeye? Gatandatu, ese mpoza ibitekerezo ku mafaranga? Karindwi, ese uko mbona amafaranga bigira ingaruka ku buzima bwanjye cyangwa ubw'abagize umuryango wanjye? Niba hari aho ushubije yego, ukwiriye gukora uko ushoboye kwikuramo ibitekerezo byo gukunda ubutunzi bikabije. Rero ntukiruke inyuma y'ubutunzi, wowe kora ibyo amafaranga ashaka, amafaranga azaza gukurikira. Kandi nubwo watunga ibya mirenge, jya uha amafaranga agaciro. Hari ibintu ujya uha amafaranga agaciro akwiriye. Hari ibintu byinshi biruta amafaranga, nubwo amafaranga ari ay'ingenzi. Ntuzigere rero wemera ko gukunda amafaranga cyane birenze bishinga inyuze mu mutima wawe. Ahubwo ujye uha agaciro akwiriye, wirinde kuyarucisha inshuti, umuryango cyangwa ubuzima bwawe. Nubigenza utyo, burya uzaba ugaragaje ko ubona amafaranga mu buryo bushyize mu gaciro. Tuma amafaranga kubera umushoferi, tuma amafaranga kujyana aho ushaka hose, ariko ntutuma kubera umushoferi. Mwakoze cyane, ugende mubishyire mu bikorwa. Undebere ko hari umuntu ugiye adakoze subscribe. Turabakunda cyane. Shine with Scripture.